Shalom twongeye kubaha ikaze kuri Time to Know, aho dufatana amaboko tukubaka ubwenge bw'umunsi ku munsi bucece ariko bifasha imitima yacu gutuza. Uyu munsi ndakwibutsa ko kwihangana birusha ibintu byose imbaraga. Burya abantu benshi batekereza ko mu gihe cy'ibibazo imbaraga ari uko warwanya ndetse n'amagambo wakoresheje muri byo, ariko burya imbaraga nyazo ni iz'umuntu wabashije kwihangana akituriza, aho abantu benshi barwanisha amagambo, kuko burya ubutwari nyabwo si uburyo warwanyemo n'abandi, ahubwo ni uburyo wayoboyemo amarangamutima yawe. Njye nawe reka dutekereze, ni ryari twumva duheruka kubika umutwe wacu aho guhitamo guhagarara tugahangana? Niba hari aho wabibashije, iyo niyo ntsinzi ya nyayo abantu benshi batabona. Niba ubu butumwa bufashije umutima wawe, busangiza abandi. Hano kuri Time to Know tuzahora twibukiranya ko ubwenge, umutuzo birusha imbaraga ibintu byose. Dusubire undi munsi mu rugendo rwo kubaka ubwenge. Ndabakunda cyane.